Mu isomo ryacu ribanziriza iri ngiri twagarukiye ahangaha aho turimo gushaka amakuru dukoresheje ino commande ya select from ugashyiraho izina rya table urimo guselectinga. Ariko reka turebe, kuko kimwe mu mpamvu cyangwa se akamaro ka database nuko idufasha kunonosora amakuru. Reka dutangire turebere uburyo ushobora kuyanonosora ushyizemo amabwiriza cyangwa conditions. Reka turebe urugero. Nk'ubu ngubu dukeneye abantu bose baturuka mu karere ka Kicukiro. Reka tubanze turebe ko abo bantu tubafite muri database yacu. Hano ngiye kuvuga select, tugiye gushaka akarere. Hano ndandika mu nyuguti ntoya akarere. Tangira dukorego. Urabona ko baduhaye Kicukiro, Nyagatare, Nyarugenge. Reka noneho turebe Kicukiro. Ahangaha kugira tubikore turavuga ngo select, ashyiraho gutya, select akarere from umukozi, where. Ino where ni ukuvuga ngo aho akarere kangana, ashyiraho kino kimenyetso cyabihwanye, tuvuge Kicukiro. Bino biravuga ngo shaka akarere biturutse muri table yitwa umukozi, aho akarere kangana na Kicukiro cyangwa kitwa Kicukiro. Reka nkore go turebe icyo bitanga. Urabona hano gusa baduhaye akarere ka Kicukiro. Ariko nuza hano ko twasabye akarere, imbere yaho gashyiraho izina, gashyiraho wenda iri Kristo nanone, ukaba wanashyiraho cyangwa bino birahagije. Reka turebe nicyo bitanga. Urabona ko baduhaye bano bantu bonyine ko aribo baturuka mu karere ka Kicukiro. Kandi mu by'ukuri tuje hano tukavanamo bino, gashyiraho all, twarangiza gushyiraho kara kamenyetso ka all, tukareba koko bano bantu batatu aribo bonyine baturuka muri Kicukiro. Ubona ko ari byo, ariwe Kabanda Claude, Kamaro Lambert, ndetse tukareba na Habana Eric ko aribo bantu bonyine baturuka Kicukiro. Mu yandi magambo, iriya niyo condition ya mbere dukoze idufasha kuba twagira amahitamo dukora kuri database yacu muri no table. Reka turebe ko twabona nk'abantu bafite imyaka iri hejuru ya 25. Muri icyo gihe ni ukuvuga yagombye kuduha bano bantu bose usibye Umwiza Sebastian ndetse n'uno witwa Mwizerwa Audace. Reka turebe icyo bitanga. Hano reka dukore select all, kano nsubizemo bya bindi twari twakoresheje kare. Niturangiza hano wenda dushyiremo imyaka. Hano urabona yuko atari ngombwa ngo dukurikize neza nk'uko biteye muri database. Ushobora gufata kimwe ukagishyira ahandi, izina ukarishyira hanyuma cyangwa ari Kristo ukaribanza. Bino nabyo ni ibintu by'ingenzi ugomba kumenya, kuko muri database iba iri flexible, ushobora kuyikoresha uko ushaka. Hano nanditsemo umukozi, izina rya table yacu. Noneho tuvuge ko where tugiye gushyiraho imyaka iri hejuru, kino kimenyetso iri hejuru ya 25. Kino ni ikimenyetso cya mbere ugomba gufata kivuga iri hejuru na 25. Reka dukore go turebe. Murabona ko ituzaniye abantu bose bafite imyaka iri hejuru 25 uvanyemo abandi babiri twabonye. Hano ushobora no kuvuga ngo iri hejuru ya 32. Reka turebe 32 icyo bitanga. Nanone iri hejuru ya 32. Ni ukuvuga zino record ebyiri cyangwa Habana na Mutoni ntago baza, kuko imyaka yabo ntago iri hejuru ya 32, ahubwo ni 32. Niyo mpamvu atari buze. Reka turebe icyo bitanga. Ndaraninze, urabona ko batajemo. Ariko ninza nkavuga ngo abantu bafite imyaka iri hejuru cyangwa ingana na 32. Ubona ko nongeyeho kino kimenyetso cyabihwanye. Iyo icyo gihe baraza kuko bafite imyaka 32. Urabona ko bajemo. Hari n'ikindi kimenyetso gishobora gukora, tugakora abantu bari munsi y'imyaka 32. Gashyiraho kino kimenyetso cyerekana munsi. Icyo gihe aduha bari abantu bafite imyaka 25 na 23, ariho Mwizerwa ndetse na Umwiza. Ahangaha
ushobora nanone kwibaza tuse nshaka gukora munsi cyangwa bingana wabigenza gute. Ni kimwe nk'uko twakoze hejuru cyangwa bingana na 32. Hano ndashyira ikimenyetso cyabihwanye gusa, nindangiza hande hano kuri go, urabona ko ibiduhaye. Hari n'ibindi bimenyetso ushatse kuvuga ko abantu bari bafite imyaka itari 32 wabigenza gute. Icyo gihe nk'uko ushobora kubitekereje, hano nshobora kuza ngashyiraho kino kimenyetso bivuga ko imyaka iri munsi kandi ikaba no hejuru ya 32. Icyo gihe niho abantu bari buduhe. Hano kizogo urabona ko baduhaye abantu bose usibye abantu bafite iriya myaka. Ibi ngibi nabyo birashoboka. Usibye n'ibi gusa, ahangaha ushobora kuramo n'ibindi bimenyetso by'imibare dusanzwe tuzi, ariko bino nibyo by'ingenzi cyane cyangwa uzakenera cyane mu kazi kawe ka buri munsi ukoresha database. Reka turebe noneho dushatse nko kureba abantu bafite amazina atangizwa na ka. Muri icyo gihe urabona abashobora kuza ko ari abangaba: Kabanda, Kamaro, Kabarisa. Icyo gihe hano muri waya dukoresha ubundi buryo bwa condition cyangwa bw'ibwiriza. Tuvuga kuvuga ngo aho tugashyiraho izina, waya izina, like risa cyangwa ryenda gusa, ugashyiraho tuno tuntu tubiri. Hano nkavuga ka, narangiza inyuma ngashyiraho kino kimenyetso kivuga modiro, bakita modiro cyangwa kino kimenyetso kisa nkaho kuvuze kwijanisha. Reka nkande go urebe. Urabona ko iduhaye abantu bose batangizwa na Kabarisa. Ushobora no gushaka abantu bafite izina mo hagati ririmo Kamaro cyangwa Abanda. Katurebe hano dushobora gushaka ukavuga ngo izina ririmo itangizwa ikintu icyo ari cyo cyose mo hagati hariho aba rigaherwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Bino nicyo bivuga. Reka dukore go urebe. Urabona ko baduhaye Kabarisa, Abana, Kabanda. Urabona ko hano hagati hose harimo aba. Kugeza ubu rero nizeye yuko umashije kumenya uburyo utangira ukora amabwiriza cyangwa se uhigira amahitamo mu gihe urimo gukora select muri database yawe. Reka dukomeze muri video ikurikiraho tureba noneho uburyo ushobora gukora select ku mafield menshi cyangwa amacolumn menshi atandukanye. Reka dusubire muri video yacu ikurikira.